Waba ushaka umucyo mu buzima bwawe ukaba utazi uburyo wawubona? Bavandimwe, hari benshi muri twe bifuza kugira umucyo mu buzima, ariko si umucyo nyakuri uva he? Uyu munsi reka tuvugane ku bintu 5 umuntu akeneye kugira ngo agire umucyo utazima. Murakaza neza kuri Alliance Stories, aha niho tubagezaho inkuru z'ukuri z'ubuzima z'abantu bahinduwe na Yesu Kristo ndetse n'ibikorwa Yesu yagiye akorera mu bantu n'ubuhamya butandukanye n'inyigisho z'ubutumwa bwiza. Niba wumva waracitse intege cyangwa ubabaye ndetse waritakarije icyizere, izi nkuru ni izawe. Kandi niba utaraba umwe mu badukurikira, wakora subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'inkuru zitandukanye tuzajya tubagezaho, bikagufasha guhinduka. Nta muntu kuri iyi si ukunda umwijima, buri wese aba yifuza umucyo mu buzima bwe. Ariko se urashakisha umucyo? Waba uzi isoko y'umucyo? Umucyo uturuka he? Turebye muri Yohana igice cya 8 umurongo waho wa 12 haranditse ngo Yesu yongera kubabwira ati, ni njye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Waba se usobanukiwe isoko y'umucyo? Isoko y'umucyo nta yindi ni Yesu. Niwe mucyo w'isi, kandi umukurikira ntazongera kugendera mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo, ubugingo bwe bwose. Umucyo rero ntago ari ubwenge, ntago ari ukubuza ubwenge bwinshi cyangwa usobanukiwe ufite amakuru menshi ku buryo ari wese yakubaza ikintu ugasanga nyine bakwita umunyabwenge, umuntu uzi ibintu byinshi. Ahubwo umucyo ni uguhura n'umwami Yesu, kuko niwe wenyine uturinda umwijima w'icyaha w'iby'isi, agaha umutima wacu amahoro n'ukuri. Kandi n'ukuri dufite ingero nyinshi. Hari igihe usanga umuntu muri iyi si afite ubutunzi, afite amazu, afite amafaranga, agendera mu modoka nziza, ariko agahora akubwira ko nta mahoro afite mu mutima. Ayo mahoro abura rero mu mutima we, uwo mucyo abura mu mutima we ni Yesu Kristo. Nyuma rero yo gusobanukirwa isoko y'umucyo ko ari Yesu Kristo, dore ibyo ukwiriye kugenderamo. Ukwiye kwakira ijambo ry'Imana nk'itara, ko ari ryo rumuri. Turebye muri Zaburi y'119 umurongo waho w'105 haranditse ngo, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Bivuga ngo ijambo ry'Imana ni ryo riba umucyo umurikira ingendo zawe, inzira zawe, aho ushaka kunyura hose, ibyo ushaka kugeraho byose uzamurikirwa n'ijambo ry'Imana. Ariko nugenda utamurikiwe naryo, uzaba uri kugendera mu mwijima. Iyo utari mu ijambo ry'Imana, utamurikiwe naryo, ntibiba bikiri mu magambo gusa, ahubwo bituma umutima wawe ugira nabwo ibibazo. Ahubwo iyo ugendana n'ijambo ry'Imana ukamurikirwa nabwo, umutima wawe urarabagirana, ukumva uratuje muri wowe. Dore ikindi rero ukwiye gukora, ukwiye kureka icyaha, ukitandukanya n'umwijima, kuko umwijima nta handi nyine udufatira, ni ukubera icyaha. Ubundi umucyo n'umwijima ntibishobora kubana habe na gato. None se wari wacana itara umwijima ukawubona? Cyangwa wari wazimya itara ukahabona urumuri? Ntabwo bishoboka. Ibyo bintu rero ntibihura. Iyo umuntu ashaka umucyo, agomba gutandukana n'ibimuzanira umwijima, yaba ari uburiganya, yaba ari inzika, yaba ari ubusambanyi, yaba ari ubugome, yaba ari ubusinzi, n'ibindi byose bitari iby'Imana. Umva uko mu Baroma igice cyaho cya 13 umurongo wa 14 havuga ngo, ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Iyo ugendera mu mucyo, wambara Yesu Kristo. Iyo wambara Yesu Kristo, wirinda gukora ibyo umubiri wawe wifuza, wirinda gushukwa n'umwijima. Ikindi gikenewe ni ukugendana n'Umwuka Wera. Umwuka Wera atuma tureba kure kuruta aho amaso yacu abona, akaduhishurira ibyo tutari kumenya twebwe ubwacu, kuko we amenya n'ibizaba ejo. Niwe utuyobora,
akadufasha kubaho mu kuri kandi akatwibutsa n'amagambo ya Yesu Kristo. Ntabwo ndi bubabwire ibintu ngo mbivuge n'amagambo yanjye, ahubwo ndakomeza nifashisha imirongo ya Bibiliya kugira ngo mubone koko ko ari byo Uwiteka dusaba. Reka turebere hamwe muri Yohana 14 umurongo waho wa 26. Ubwo Yesu yasezeraga ku bigishwa be agiye gusubira mu ijuru, umva ibyo yababwiye. Yarababwiye ngo ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Bivuga ngo Yesu wewe ubwe yarabyivugiye ko agiye kugenda, ariko hari umufasha ari we Mwuka Wera. Uwo niwe uzadusobanurira, niwe uzatwigisha. Bivuga rero utagendanye na Mwuka Wera ntago yabasha kugusobanurira, nta nubwo yabasha kukubwira. Igikwiye ni ukugendana n'Umwuka Wera. Icyanyuma kandi cy'ingenzi cyane rero ni ugukorera Imana no kugaragaza wa mucyo uri muri wowe ukawugaragariza ku bandi. Umucyo w'ukuri si uwo kubika imbere muri wowe gusa. Kubera iki? Ugomba kugaragara mu bikorwa byawe, mu mvugo yawe no mu rukundo ugaragariza abandi. Reka turebere hamwe muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 14 kugeza ku wa 16. Wumva ukuntu Bibiliya ibidusobanura neza, kuko iyo tutasomye ntitumenya icyo tubwirwa, ariko iyo dusoma ijambo ry'Imana tubana naryo kandi tugakora ibyo ridusaba. Haranditse ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ntabakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barikira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Aba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo, uretse wumva aho hantu ukuntu ari ingenzi, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Aha hantu harakomeye cyane. Ibaze kuba wabwira abantu ko ufite umucyo muri wowe. Abantu bakaba bazi ko ujya gusenga, abantu bakaba bazi ko uvuga Imana, bakaba bazi ko wiyiriza ugasenga, bakaba bazi ko usoma ijambo ry'Imana, ariko uwo mucyo utagaragara kuri wowe, noneho bigatuma n'abo bandi badashobora guhimbaza So wo mu ijuru, ari we Data, ari we Yesu Kristo, ari we Mana yacu, ari we Uwiteka. Bitekerezeho. Urumva ko rero iyo ufite umucyo, n'abandi baba bakwiye kubibonera mu bikorwa byawe no mu mvugo yawe. Umucyo ntago ukwiye kuba amagambo gusa, ahubwo n'imico yawe ikwiye kugaragaza ko Yesu ari muri wowe. Umucyo uri muri wowe ushobora kuba impamvu y'uko n'undi muntu yifuza kumenya Imana. Rero mwene data, nubwo waba waracengewe n'umwijima w'icyaha, ukumva bikugoye kuba wanabivamo, nubwo wumva nta cyizere waba ufite, yewe no guhinduka bikugoye, ariko ndakubwiza ukuri ko Yesu akigutegereje kandi yiteguye kukwakira, yiteguye kukubabarira, yiteguye no kuguha umucyo, ugahora ugendera mu mucyo ubuzima bwawe bwose. Wafata umwanzuro, amahitamo ni ayawe. Nukuri ukabwira Yesu uti Mwami Yesu, ndashaka ko ngira umucyo muri njyewe, ndashaka ko umbera umucyo. Injira mu buzima bwanjye, undengere, unyobore, kandi unyigishe kugukunda by'ukuri no kugaragaza ibikorwa byawe mu bandi. Waba ushaka umucyo mu buzima bwawe? Kugira umucyo tubiboneye hamwe ingingo 5. Iya mbere ni ukumenya isoko y'umucyo, ari wo Yesu Kristo. Icya kabiri ni ukwakira ijambo ry'Imana nk'itara, ijambo ry'Imana akaba ari ryo rikubera urumuri. Icya gatatu ni ukureka icyaha ukitandukanya n'umwijima. Icya kane ukagendana n'Umwuka Wera. Icya gatanu ugakorera Imana kandi ukagaragaza umucyo uri muri wowe, kugira ngo n'abandi bahindukire bitewe n'imirimo yawe, n'ibikorwa byawe, n'imivugire yawe.
ngaho fungurira Yesu umutima wawe abashe kuzimya umwijima ukurimo, kandi araguha urumuri, araguha umucyo mu bugingo bwawe bw'iteka ryose. Niba unyuzwe n'ubu butumwa bwiza, ntugende udakoze like, share kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri bose, kandi ukore na subscribe niba utarayikora. Dukomeje no gushimira abantu bose bamaze gukora subscribe. Imana ikomeze iduhane umugisha. Niba wifuza gutanga ubuhamya bwawe, watwandikira kuri email maze tugafatanyiriza hamwe gufasha n'abandi guhinduka, kuko ubuhamya bwacu niba Imana yaratwemereye kunyura mu buzima twanyuzemo, nuko yagira ngo ubwo buhamya bwacu buzagira icyo bufasha ku bandi.